mbese nk'udusaba kumugira impuhwe tuzi ko umbuga wanyuje Dubai ari padiri kandi mambwira ko byose ari kumfasha mbese ari kubikorera Imana. Rusesabagina wasetsa ati yari yambaye igipadiri ariko sinkamenye ko abapilote bose bari bazo tugiye ariko bakaryumaho ntibambwire. Nkibona amatara nese ntaka nti ndapfa ariko ntawe natakiraka kandi ikindi nahise mbona abasirikare banyuranyuranamo ntacyo bambajije ubundi wese banyambika umufuka abanyaka telefone banyaka isaha ubundi banjyana ahantu hanjye nyine. Icyo giteye ubwoba suko ntari nkibasha kumenya iminsi cyangwa amasaha ageze ahubwo nuko najyaga kumva nkumva umuntu aratatse hati ndapfuye bari kunyica babyirukaga ikintu bagataka hashira kandi kanya nkumva ndi ku ruhande rw'imoso nawe aratatse hati ndapfuye nyabuna ni mu ntabare ubwo bwarantashye ntangira gutekereza ko bukera ndaza gupfa nta kabuza. Reka twinjire ku gice kitamenyekanye ku ifatwa rya Rusesabagina n'ukuntu ngo aha amahirwe kuba minisitiri w'intebe akabyanga akagira naho ahabwa kuba perezida nabyo ngo akabyanga no operation safe house nk'uko nyir'ubwite abivuga. Iyi nkuru turayihera he nako turayibara tuyihereye he? Irakoze mwene bihozagara ndonge ndagowe nonge kwinjira muri dosiye zuze mu bugambanyi n'ibikorwa by'imbere mu bwiru ikambere neza uko biri kose ari ku idosiye ubwahite amatsiko mumfatire iry'iburyo nuko twinjirane muri aya makuru agoye kwemeza kandi aterujeje amakuru ashyira u Rwanda mu mazi atogotamira neza nako nti genda Rwanda nziza urera nk'amata uratengame kugeza n'ubwo abana bawe wihereye ubwamamare hari bagenda bagutaranga bakakugereka ibi n'ibyago byabo byose. Wa mugani wayangwe na gikeri ugira uti wahora niki ko barimo ibisinde bakankorera ubundi uko byatangiye nuko uyu Paul Rusesabagina yagejejwe i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 31 Kanama ariko Kamana 2020 nyuma yuko muvuga butumwa mu Rundi witwa Constantine niyo mwungeri cyangwa se wakwita Bishop niyo mwungeri uramuzi umusaza wateretse umusatsi mwinshi byacane kandi usa n'umupadiri wihaye Mungu ibi bya hatari umutanga message ya Mungu rero yaramushutse amwemera ko bagiye mu gihugu cy'u Burundi neza kwa Papa Mikeke mu hagati. Uyu mugabo niyo mwungeri amwemeje ko bafashe indege yihariye ibyitwa private jet banyuze i Dubai. Rusesabagina ujye ukunda kujijirwa n'ukuri agakabya pe ubwo rero tuvuge ko yumvaga ari nka pereza koko nk'ubwo koko n'igitambo vuga nticyari kunukirwa n'ibi ngibi umuntu utari minisitiri w'igihugu yoboye nibura ngo uvuge ngo ni minisitiri w'imari ubwo koko Rusesabagina wumvaga amafaranga private jet avuye koko nako mba nibagiye ko byose ubirebera mu mboni ya sinema ahari nanjye mbanjirwamo gake nibagije ko wowe wakekaga ko urimo ukina indi hotel Rwanda movie kwizera cyane mu kinyejana cya 21 pa ba Bishop bagira inoti nibyo nawe ukeka ko amamaye cyane ko kuko ntawe utazoterera Rwanda bityo wakwizera umukozi w'Imana ubonetse wese ayinya Kigali yabaye amahanga pa. Iyi ndege rero ngo bayihagurutse mu Rusesabagina nkuko nawe abyisubiramo azi ko bagiye Burundi bahagurukiye Dubai kandi rwose n'abashinzwe indege hamwe n'abapilote niko ngo bari babipanze. Abazi indege murabizi ko abayoboye indege batanga amabwiriza ndetse bakanavuga indege yerekeje kugira ngo hatagira utwarwa hatariho babirengagije ko barebye ku itike yawe cyangwa ko burya hari ukuntu abantu bari impanga basakwe passport zikivanga umwe agasanga agiye Mali kandi yajyaga Burkina Faso nuko ya ndege ya Rusesabagina yinduye icyerekezo cyaho yaganaga ituma Rusesabagina yisanga ageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali aho yahise atabwa mu kataraye nako muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ingiyi yamurangira bitseri. Reka twinjire ikambere mu mbere muri kashwa uyu musaza wa umudari na Perezida Bush w'Amerika avuga ko yisanze ahantu avuga ko Perezida Paul Kagame yamutumyeho abantu batatu ngo bakomeye ariko banza dukwiye kubanza kugira ibyo dutoza hano. Umva uyu mu Bishop ati sinizi karate sinzi kurashisha imbunda pe kwemera ibyo bintu mfite ibintu bibiri birimo kwemera gupfa cyangwa ngakira ninjye watanze igitekerezo ngiha Michael ico nari nkwere gukora naragikoze mu gihe gikwiye. Padiri wacu ati navuga ko ari umwuka buramamfashije nafataga n'igihe cyo kwiriza ubusanga senga. Niyo mwungere yavuze ko yamenye ibikorwa bya Rusesabagina nyuma yo gusoma amakuru kuri internet ndetse yamubazaho ubundi nawe akabimwemerera atazuyaje. Ese uri kubara inyuguti neza cyangwa agira utwo kwibariza wa ngo padiri nako pastori yamenye amakuru Rusesabagina asomye hehe muri internet nawe abyemera ko ndetse yintigo yo kumutwara akamushyira ubutabera
kubera impuhwe yagiriye abaturage. Bibutse ko ibitero bishinjwa Rusesabagina yaramijwe mu rukiko byahitanye abantu 9 za Nyabimata. Urabyibuka? Pastor ati nagize ubwoba nk'umukozi w'Imana, naramuhamagaye mvugana nawe ndamubaza nti n'abantu bawe bakoze bino. Rusesabagina mu kunsubiza yaragize ati icyambaje nuko babikoze uwitwa Sankara umuvugizi wacu akajya kuri radio akemera ko ari twe twabikoze. Byari gukorwa hanyuma tukabishyira mu mbuga nkoranyambaga tukavuga ko byakozwe n'abasirikare b'u Rwanda. Ibyo bibangisha abaturage. Ahagarutse mu irindi nshenga rikomeye rya politiki. Umva n'iki kintu kandi unyemerere nanjye nkubaze iki kibazo. Ikintu n'ubu ntaramenya kandi nawe ntari bukubuze kwibazaho, wakuboneye igisubizo nanjye ubundi ukansubiza ni iki ngiki. Uyu pastor yakuye uwo mpamagaro cyangwa se ayo mabonekerwa nk'uko mu rurimi rw'ijuru tubivuga ngo afate Rusesabagina? Ese ko ari umurundi harya ubwo yahoreraga bande? Rusesabagina se niwe muntu ku isi wakoraga amarorerwa kuruta aba Kisekedi cyangwa aba Osama bin Laden twagiye twumva ko atakoze operation? Icyo kuba yaribwirije ubwo cyisubiza habwa icya kabiri. None ko atabuze aho leta y'u Rwanda yamaye mission harya we na Rusesabagina kugira naho panga operation nta kuboko kwa leta y'u Rwanda kurimo, aho twave twanzuye ko atari wakodesheje private jet. Ikibazo twibaza n'ukuntu pastor yaba yarabeshe bikanemerwa. Avuga ko yaganiriye na Rusesabagina akamubwira ari amagambo kandi ngo byose byabere kuri telefone. Awace akarongo nyabona. None ko ari kuri mission waba warayihawe cyangwa ahubwo warayihembewe na leta y'u Rwanda? Ni kuki bituzuye cyangwa hari ibikosi pastor yari yarakoze akabara kanzwe ngagire icyo akora nk'ingurane? Muri politiki abamo byinshi nyabona, ntacyo turi kwemeza nta nicyo turi gwakana. Ikiro nuko harimo avugana Rusesabagina kuri call yari ari muri mission. Ikibazo ni kuki atagaragaje amajwi ya Rusesabagina avuga ibyo amwitira yavuze? Kuki nta record arimo yivugira ayo magambo Bishop yasubiyemo ngo yirindaga ko yamukeka? Yashajureka amategeko hagira yayo. Ahubwo mfasha twisure kuri iki gisaza kitiki. Reka duhere ku kibuga cy'indege i Dubai, mbese kuri office ya immigration. Uyu musaza imigiri igiye internet yongeraho ko ngo asazi ubusa nk'isatura agahora hindagurika nk'uruvu neza ngo acyagera ubwo nk'aba diaspora cyangwa batembere n'ubwa mu bitekerezo. Murabizi ko hari office za immigration ku bibuga by'indege. Acyagera kuri office i Dubai Rusesabagina ngo yese amagara madamu wundi amubwira ko agezeho kandi nta kibazo ngo araza kumenyesha nagera i Burundi. Ubwo i Dubai yasanze home dodier pastor wacu acyagera ngo ahise asinzira ngo nta bindi abasha kwika ku buryo yatuganira byimbitse uretse kuba yarishe mu ndege akabwirwa rwose ko agiye i Burundi nawe akabyakira uko nk'uko plan yari afise yari iteguye. Maze nk'abandi basaza agwa kawo nako ndavuze ngo harisinzirira. Kurya babura rero birinda no kumenyesha abantu benshi ku buryo batanatoza neza ibikorwa byabo. Ubwo mbese yumvaga ngo ari banga rikomeye cyane afisanye na padiri. Niba atari kakarwara ko kwibagirwa bikabije, aho ukarwaye yibuka ibyo ashaka kwibuka akibagirwa ibyo ashaka kwibagirwa. Hapfa kuba gusa iyo abari inkuru ibyo yibuka gusa biza bishinja u Rwanda n'abambari barwo. Alzheimer's disease, indwara ituma umuntu hagenda yibagirwa cyane buhoro cyangwa muri rusange byitwa memory loss, washaka byitwa severe memory loss cyangwa senanuri indwara dementia. Ikibazo cyo kwangirika kw'imikorere y'ubwonko harimo kwibagirwa cyane ku bantu bakurakuye. Iyo twaje murandasi duti tubwire ni gute wavuga ko indwara yo kwibagirwa bikabije yatera umuntu kwibuka bimwe nyamara kwibagirwa ibindi nkana? Idusubiza mu burakari tubwira ko ngo umuntu ufite Alzheimer's disease cyangwa dementia ashobora kwibuka bimwe na bimwe nk'uwo mupastori cyane ibintu bya kera, ariko akibagirwa ibintu bisha cyangwa ibyabaye vuba nko kujya i Burundi. Murandasi kongeraho ngo umuntu ufite ikibazo gikomeye cyo kwibuka ibintu bisha cyangwa ibyabaye vuba. Ngayo nguko uribuka ko tabasha kutuganira ibyakurikiye guhabwa amabwiriza mu ndege. Mwabantu mu rugendo rwa Kigali Dubai nurero amasaha 7 simakeya. Umusaza ati nahindukiye mbona abahungu ba Kigali nako abasirikare bazenguruka imbere yanjye, ngize ngo ndebe neza icyo bakiranyica. Nsimbuka mu muryango w'indege negera imbere ndataka nsakuza cyane nti ngewe Rusesabagina ndapfuye mwo gacwamwe ni mu ntabare. Urasetsa bagutabara mwikise nyakwa muzehe we, kuko wari ugiye hese uruzinduko rwa business nibura se? Ati bahise banyambika ikintu kimeze nk'umufuka ntazi gipfuka ku maso, bamvanaho banjyana muri safe room. Iyo ni itugenze uyu munsi.
ibyo kuba yarafunguwe akanga gusohoka kuko ngo yari yamenye gahunda y'uko bari buze kuvuga ko yabigenje nka Kiso cyangwa Karasira. Reka inkuru nako ikiganiro cyace kuri radiyo Inkingi ejo bundi nyuma ho Karasira apfuye bakabaswa rwose. Radiyo ntiziba kuri YouTube jama, mujye munasimbuka muve muri bigarashoroge mudukubo ntimuve muri analogue. Yengo ari ababonye imboga mu menyo ko bari bumugira ibya Karasira bakavuga ko yanyoye umuti kandi ati kuko aro bandika raporo ya autopsy ariko aniyahuye pe. Mu yandi magambo yasaga n'ugenura ibingibi ati ubyibaze utya umuntu anyweye umuti mwinshi ku karubanda ahantu agomba ko hari kamera ariko ntibazana amashusho amugaragaza aho kuki bagutinije mu kigo kandi bari bazi kuri muzima kandi watojwe neza. Ese iyo miti ntwari usanzwe inywa kuki warindiye umunsi wo gutaha? Ikindi ati bakujyana mu bitaro byabo nubwo naba naguye hasi kubera indwara isanzwe bitewe n'ukuntu bampingaga ngeze ku muganga wabo bandangiza bakora autopsy ibyemeza ko niyahuye. Ati rero ngewe nanze gusoka mpaka mu Birigi n'umunyamerika bansuraga buri kwezi bangezeho maze bambwira ko ntari busoke bataje kunyisorera. Ukuntu Rusesabagina yakatiye afande rwarakabije amubwiye ngo asoke reka tuzabitera agatebe ukwabyo. Ahubwo indani muri safe room y'inzu cyangwa se icyumba niho nshaka ko tujombajomba aho umwotso neza dusesegure hamwe amagambo yatoranyije mu gusobanura ibyo maze twumve neza niba nta kindi cyari ahatse. Uyu musaza hagana yavuze ko yitwa gutyo kubera ko abasirikari cyangwa se abashinzwe kwagenzura aribo bonyine bahagera, nibo bahazi, nibo bonyine bazi ibyo bayikoreramo, nta wundi wahagera. Avuga kandi ko we kugira ngo agere hanze ngo anakarabe babanzaga kuvana abandi bose hanze ku buryo nta muntu yashoboraga no kuvugisha. Hatuningiramo banjugunye hasi nk'umutumba w'insina baratangira baranturutira bankorera ibyitwa tortire. Nyamara abahuzi by'umusaza avuga n'ukuri bakabitira metero bavuga ko aho uyu musaza bafataniye igihanga ngo ari hano baguturutiriye bate kutavuga nibura niba barakudishe kukisa ubundi mu rukiko utabivuzeho ko twabonye amaguru amoko yawe hari bizima bakoze tortire. Hano yamigira igiye internet n'abasesenguzi b'imihanda bagaruka bakamindukirira bakamutunga urutoki bati ahangaha udupfunyikiye ikibiribiri ariko ntacyo reka twikomereze. Ati umunsi warashize unduraza amajoro abane yose nibwo bamvanye nkuko twigeze kubikomoza haruguru. Ati aho muri safe room inyuma yayo muso ndetse n'iburyo bwawe hari nabandi. Ati wagiraga kurya ukumva umuntu barimo kotsa aratabaje ati ndapfuye ni mu ntabare. Uyu musaza kwavuga ko yari wenyine mu cyumba yamenye ate ko babaga bari kotsa umuntu aho kumudiha nako nibirebire biravangavanze kubyumva nuko hanze ukazana akayunguruzo ugakuramo ibipfuye n'ibizima. Ndabarahiye mw'abantu. Rusesabagina ati ntawe yatakiraga kuko ntawe ari uhari wari kubutabara. Ati ubwo hacagamo isaha ntumbazi ko yabaraga amasaha nta telefone agira nta saha yagiraga. Ati nagize amahirwe umugore wanjye tafata initiative aratabaza arabamenyesha namwe mutangira kuntabariza. Ibyo ndabashimye, iyo bitaba mwese nari gusohoka. None ninde muzi wagiyeho cyangwa wafashwe nkanjye akagaruka ngaho rero wenda ahari ibi bintu ushobora kuba utabyumvise neza reka mbisubiremo gato wongere ubyumve. Ati nkiri muri safe house banyureje abantu babiri bakomeye, umwe ni Colonel Ruhunga Janot US Jose ari uwaribu ubundi yitwa Ruhunga Kibezi Janot naho undi yarema Bravuga yaremye wari umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda. Rusesabagina wabikima nakwica marimo kwibuka bike ugakabya nawe ubwo ushatse gutwumvisha ko bakuzaniye manu ugacira uti birarura yababa umva neza icyo basesengura buhamya bitsaho cyane. Bwa mbere uyu muzeru kukuri yatubwiye ko yamaze iminsi yo muri safe house. Hano magambo yati abagabo babiri umunsi baje kundebera sinabwira ngo ni kwa kangaye kuko nari natakaje nosiyo y'igihe nta telefone nta nisa nari mfite. Niko se muze pe mu minsi namaze muri safe house birakunana kutubwira ko hari kwa kabiri cyangwa kwa gatatu aribwo baje kandi so kwasohotse ari kwa mbere gutu utasubiza umutwe inyuma cyakoze inkuru zishushanyije nazo ziragwira. Ayimana ati rero baraje noneho barambwira bati umutware yadutumye ngo kubaze ngo niba ushaka niba wemera gukorana natwe niba ubyemera ukaba ushaka kwa ambasaderi witiremo igihugu turakoherezamo, ushaka kwa minisitiri nabwo wakwitaho minisiteri turayiguha. Bati niba ushaka no kwa vice president umwanya utakiba mu Rwanda nabyo turabiguha. Umwanya tudashobora kuguha n'umwe ni ukwa perezida.
ariko undi mwanya wose ushaka turawuguha. Nuko ndabasubiza nti nzabitekerezaho maze mbaye igisubizo. Atariko notama n'agafaransa akavuga agacamo gakeka kimwe yandi magambo abagabo bakomeye bingana uko nari mbakaniye nabo kandi barabibonye. Ntago nonge kwabona mwambonye ku munsi wa kane hari kwa mbere mu masaa 7 ya migiri rya internet ikongera iti uyu musaza abera senire ndavuga rukuguri nahangaha ukuntu atabasha kwarasubira inyuma ngo atubwire ko yafunzwe ari kwa kane. Abandi bati kubera kandi ashobora kuba ari guhimba ibyabere muri safe house ntago yabasha ku munsi abayobozi yavuze baje kumureberaho. Ubwo dusoza ngo tuje no mu tundi turimo papa primo abacuru banze bararaba bakikoreza Rusesabagina agatebo kumara bakamwambika imyambaro rematanyije iterateranyije bati nta kundi nta kwatagize yishize hanze nta duhisha ashize ubwambure bwe ku Karubanda. Abateri metero nabo bakamukwena bagira bati niba hatari bihimbano ni gute wowe baguha amahirwe yo kubinjiramo ngo ubigira amakuru utagiraga bakurinde maze urindire manda za Kagame Paul wacu kirenga zirangira ubundi ufungurisha kayindani mu gihugu hanyuma usaba ubufasha buke nubwo byabigoretse ukanga. Bakongera bati none niba hatari cyase muhanuka ni gute wabwirwa kuzagirwa vice president ntuzi ko Rwanda rutagira vice president bari kurema uwo mwanya cyangwa bakawukuremera mwicyowe. Naho abandi ku mbuga nkoranyambaga bo bacitse urondogoro bati ku rundi ruhande birashoboka ko iyo ofa yaba yaratanzwe koko, ariko icakwazwa nuko nahitwa mu muyobozi wa RIB kandi nibura ntihanajya abantu bazi kuvuga nka Evode Uwizeyimana usa n'uwaciye muri inzira bashaka kunyuzamo Rusesabagina. Rusesabagina rero wa mugano wa BNB bati Rusesabagina ari muri politiki y'imiteto benshi mwafunganywe bakifuje gufatwa uko ari ufashwe ufunzwe kivip. Ngo nta musaza atisenye kuko ukuntu asosumira akagira imyambaro itaryoshe n'inyogosho ibisha ubanza nabyo koko bisigura ko atekereza akoresheje ubwonko gake yahari ubanze isunga ibirenge. Hari umusaza w'umuhanga witwa Joshua Maponga wagize ati niba ushaka kugira impinduka muri politike ukora ugaca muri opposition uzapfana umujinya nk'ishimwe kuko iyo nzira ni yakinebwe cyane ahubwo cyaza igihorihori uce muri leta iyoboye ukabafatanire mu byabo. Va ku giti dore umuntu ucira birarura nticira birarura igihe uzemera kugarukira igihugu cyakubyaye uko yayo ukarekera aho kugoma wibuke ko igihugu kizaba kigutegeye amaboko yombi. Utazi politiki ibyo turayikwabarira bo tutabarira ubanza hari abaguteka amatwi bakemera koshwa nawe bakemera gutera u Rwanda barutesha amahoro n'umudendezo dukesha kirenga intore isumba izindi haba ino no mu Rwanda rw'iyo. Umugabo Imana yatugabiye nk'amanu ivuye mu ijuru akavuka rimwe risa mu kinyejana nuko dusoje.